noneho ngiye kuguha umuti uzawuvanga n'amavuta y'inka harimo ishangi ishwangurira ibibi bikagenda ibyiza bikaza niba utaragura imodoka ukaba utaragura indege uzayigura n'amafaranga nzayabona byose nakararukirwa nibashe bazashyingure bogisa nakararukirwa ndababonye uzawisiga n'amavuta y'inka mu bifafu mutumugezeho mubabarire babyeyi mutubabarire rwose Ladies and gentlemen, murabizi nkuko bisanzwe ahandi mubona ntago ari ahantu hasanzwe nkuko njya mbibabwira nti nkunda gutembera cyane uyu munsi rero nagize amahirwe yo gutembera ahantu bita Nyagakoki murabibona ko na ahantu hari imisozi iterereye na ahantu heza cyane rwose ushobora kwishimira gutemberera nawe ubwawe uyu munsi rero nagize gutya ngeze muri quartier numva umuntu andi yakarambye ati harya ntukura kuri Marion Media ndavuga nti cyane ati rero dufite amakuru atari ivumbi ndagira ngo ngere kuri uwo mupfumu tuganire niba koko bishoboka ko turi buganire kubera ko abantu bagiye bambwira ngo bafite amakuru kubera ko hari umuntu ushobora kuba yaje karaguziwe ariko none ndashaka kugira ngo mbashe kumwegera mbashe kuganira nawe ningira amahirwe yo kumubona cyane ko ari ibintu bitoroshe kubafatisha bafite akazi ka danger bafite akazi kadasanzwe ndagira ngo rero mwibanga rikomeye cyane mbashe kugerayo ndebe ko bishoboka ko namuganiriza turebye abapfumu birirwamo ariko rero nk'abantu mwe nge ndumva mfite ubwoba sinzi ese mwamerekeza tukajyana ndi kugenda numva umubiri wanjye utitira ko n'ubwa mbere ngiye guhura n'umupfumu ndumva mfite ubwoba niba bishoboka ko mwamerekeza mumperekeze tujyane pe ubundi turebe abapfumu babaho gute ubundi bimeze gute ninde ari kuragurira ese byagenze gute kugira ngo aze kuraguza umuntu reka rero ariko ndikumva amajwi ukuntu hano hafi se birashoboka ko baba bari hano hafi hano ndababonye kabisa uziko ari kumwe n'umuntu wana ari kumwe n'umupfumu kamera tugende yenda tugire turebe abantu baratembera koko ibi nk'ibi bishokoro babigeje mu hano bateko bari kwifata buriya biri kumva kamera tugende ngira ngo mbabwire rero muze mumerekeze tujyane kubera ko ntawamenye imbaraga z'abapfumu bashobora guhita bazindundundira ariko ndi kumwe namwe ntabwo bafite ko nk'ahantu koko abapfumu baragwira koko uyu mupfumu uba wavuye Nyagakoki akagera muri ibi nyakubahwa mubyeyi rwose narinje ngumu umuti umugore wanjye yaranyanze kandi yaranaye umukunda bya hatari warebana n'abakurambere bambaye icyo bigofero cyabugufi byakwanze ushaka ko tukumarira iki ushaka ko mu umuti rwose umugore wanjye akagaruka umugore akagaruka niba ushaka namukoze nyakubahwa ababyeyi umuti ndawuguha teka ikiganza cyaba cyaha kurambira wanjye mubyeyi ko mbona ushaka kukunena so muto ushaka se ndakavura n'agacoka katunyarwanda kagenda kamugore wakamugoro noneho ngiye kuguha umuti uzawuvanga n'amavuta y'inka harimo ishangi ishwangurira ibibi bikagenda ibyiza bikaza niba utaragura imodoka ukaba utaragura indege uzayigura n'amafaranga nzayabona byose nakararukirwa nibashe bazashyingure bogisa nakararukirwa
ndababonye akira ndababonye uzawisige n'amavuta y'inka mu bivafu mutumugezeho mumbabarire babyeyi mutubabarire rwose oya nende ngo tuganire rwose nta kibazo nende ngo tuganire hari ikibazo mumbabarire rwose nta kindi nashaka kumenya amakuru yanyu ngo twiganirire rwose nta kindi kingenza mubyeyi n'amafaranga se amafaranga nta kibazo mubyeyi rwose nende ngo tuganire no kuganira gusa nkamenya ibyo mukora mutubabarire mumbabarira mubyeyi mbabarira rwose mbabarira rwose mbabarira rwose mfite imyaka 26 Gatuse okaze uko amafumbura musa numva bamuvuga rwose John Rugango rwamusa numva bamuvuga rwose mubyeyi narinje ngo tuganire gusa nta kindi kingenza tuganire gusa byonyine nta kindi rwose mu ruhe rwego genda umunyamakuru nkora Marion Media ndashaka ko tuganira kugira ngo tumenye uko mukora akazi kanyu nta kindi turabashimira okay murakoze babyeyi none se byashoboka ko twaganira muri hara tukamenya akazi mukora kariko nta kibazo okay murakoze cyane murakoze rero kwamwemeye ko tuganira kugira ngo babaze bimwe mu bibazo bamwe mu bantu n'ubundi bakwibaza kuri ibi bintu mukora hari icyo bitwaye ikibazo hanyuma rero nsanze uri kumwe n'umukiriya ibi n'umukiriya cyangwa n'umuntu yari mu kuganira bisanzwe ibibazo rero naje kubabaza kugira ngo ubashe gusobanukirwa we n'umukiriya hanyuma rero yaraje gusaba iki se niba atari ibanga iki yaraje kuwakana indabo kugira ngo agende amererwe neza umugore aramunani yageze mu rugo aramutuka none se iyo umuraguriye koko biba impamo cyangwa bigenda bibi impamo mu buti biti ishwangura bibi byiza bikaza ishwangi se ibikoze mu ki biva hehe kugira ngo mbashe gusobanukirwa ishwangi icyo ari cyo yewe ibyo ni ibyabo ntabwo bivamo aba umutuvanze na karabukirwa noneho yajya mugeraho umwanya mugeraga hagahinduka inkari undi yamugeraho akamwishima akagira gute akamwishima ntibyongere kubaho akamutsindira burundu neza kubera ko yageraga mu rugo akabwira umugabo ngo nimbwa akamutuka ngo wa mugabo ariko iyo tumuhaye umuti witwa karabukirwa ni ishwangurira ibibi byiza bikaza ishwangurira ibibi ibyiza bikaza dore uyu muti nibyo bita ishwangi aya ni amavuta y'inka uyu muti bita ishwangi uvanze na karabukirwa bavanga gutya barangiza ukisiga gutya ugakozamo agahera gutya ukabuvanga agahera warangiza ukagira gutya ukisiga mu maso no mu gatuza ariko iyo wisiga mu gatuza uravuga ngo ituza Kigali umugore wanjye ryama musinzire kandi ugubwe neza ngo ntabwo yongera no kuguhenera ntabwo yongera kuguhenera mu buriri ndakurahiye hanyuma waba udatunze mu rugo rukorora waba udafite moto ukagura waba udafite imodoka ukagura neza hanyuma si umuti mwawukuye he umuti uva he ubundi dufite umuti wacu twawuhawe n'abakuru ku masaha tuvugana abakuru ntabwo wababona we ntabwo wababona ntuye he abakuru bashobora kuba batakiri ku isi batakiri ku isi baragiye dore nk'aka gakoresho ndakabona iyi ni isuka ya kinyarwanda ikora iki rero mu ndagu zanyu ko mbona ari agasuka gasongoye cyane aka gasuka rero ni isuka ya kinyarwanda kandi isuka ya kinyarwanda kuva na kera ni umuco aka gasuka ikintu tugakoresha iyi miti yose iyo tumaze kuyiteka aya ni amashyiga n'inkono ya kinyarwanda bavanga gutya ukavagiza n'iyi suka noneho kubera ko nawe diporome ye ni umuhinzi nubwo waba ucuruza iyo wiyisuka mu mwarimu ukaba umuganga bikakunanira ujya guhinga niyo mpamvu rero twifashisha isuka kuko niyo igize isi hanyuma rero ako kandi mbonamo hasi ni kameze nk'agacuma kaba karimo iki aka ni agacuma ka kinyarwanda kabamo inzoga y'abakuru
inzoga y'abakuru mbese reka maze nsome ndumva naho wamugisha inyota nyinshi nkura mwana wa nkura kugira ngo abakuru bamwe uriya kwaguye nihorere uriya bakuru nawe uragwa nago uriya bakuru bamukandagiye mubabarire agaruka humura buriya abakuru bishimye bigira ikibazo buriya abakuru bishimye hanyuma akagacuma rero kavamo inzoga umaze kunywa noneho hari igihe uba ufite abazimu bagutera abazimu rero iyo bagutera twajya tubona hanyuma ayo mashyiga asobanuye ikintu aya mashyiga urayabona ni amashyiga atatu umuco wa kinyarwanda hanyuma rero kano gacupa karekare kabamo iki aka ngaka kabamo iningiri zicurangira abakuru bakishima baranacurangira se nagucurangira gakikumva turanga twumva natubwira ko kabarengera mukatubwira ko karera mukatujyana ni Burundi mukatujyana Kongo ngiye guhamagara abakuru bumve bajya kumva umve n'abakongo bandi baravuze kandi baravuga mu kiringa dore ko bataduhita zote tuzabuzana nani watabariza munadanganya robini zoba kambote zope tu yuko ngwa byakumira bisusu ufite abantu baba hakurya amazi muri Kongo mwabagiye muri 32 ntabyo wibuka ibuka wa musaza witwaga kibirira inka wundi wari ufite uruhara ungana nayo masuso ndamwibuka uwo rero yarapfuye ariko abazimu be n'ibitangaza bye n'abakuru baracyakora mwumvishe uwo niwe twahamagara umuzimu we rero niwe umutera niwe utuma atabana n'umugore neza dore muraritangiye kumutigisa burasura mu umuti akire burundu ndawumuhakire rwose nakizere ko ari gukira hanyuma rero hari wenda hari ibintu byinshi nagiye mbona ahangaha watweretse hanyuma aka nakikika bakavuga uru nuko ibicuma byaje kubura twifashisha aka kameze gutya uru nuguho rwa kinyarwanda uguho rero iyo umukazana yabaga gusuye bamuhagamo umusururu bwuzuyemo hano akamwa kwishima tukagira n'ahantu rero mbere yuko tujya kunywa amagwa tubanza kuhabakuru abakuru rero ntumbaze ntiwabareba ngo babone jewe uzi ibyo nkora n'ibyo nkora ntiduhabakuru aha wari umaze kumbwira ngo wari umaze kunsobanurira bimwe mu bikoresho byawe ndashaka noneho kumbwira ariya mafaranga ni n'ayiki nabonye hariya ku kigo aya ni amafaranga y'umufuragiro umufuragiro ni ibiki ni amafaranga nyine tuguramo inzoka tukaha abakuru bakishima bamara kwishima tukamuha umuti hanyuma hakazagaruka aje kuduhigura byaraciye ubwo umufuragiro ushobora kurenga 500 cyangwa nicyo giciro mu mwaciro ni ukuvuga ngo uyu nguyu kubera ko ari mukuru we utuye hariya za Nyabisindu mukuru we ujya bandije kugera aha ngaha nawe mu myaka iyo yasije tugikorera kuri 500 niyo yakuraga icupa ry'urwagwa ruryoshye kwa bitoki ubu ni 1000 ubu nagendeye ku cyizere cya mukuru we kandi urabona ibintu byamushiriho n'inkweto zaracice nyine uko umuntu aje umufata ukwaje byagombaga kuma 1000 ariko nta kundi nabigenza azanyitura agarutse cyambere nuko amahoro ahinda hanyuma rero ngerageze kuganira n'umukiriya wawe ari cyo bitwaye nta kibazo hanyuma witwa nde wowe je nitwa nzabiha ibindi uyu umuhungu wa Mfundiko ni papa wawe hanyuma rero niki cyaguteye kuza kuraguza ahangaha mbona ukuvuga ngo nahuye n'umugabo bita Nzapfurundi ambwira yuko
Rugangura John ari umuvuzi utanga imiti abantu bagakira kubera ko umugore wanjye yaranaye nta kintu na kimwe mfite, niyo mpamvu ubona nabaye n'imbogo. kandi uwo nzapfurundi nawe umugore wiwe yari yaramutaye, yaragiye kuba indaya, none ubu ngubu afite ibikamyo bitandatu mu muhanda. uyu John n'amahanga aramuzi, nanjye niyo mpamvu naje ngamo umuti ndebe ko nanjye nagira icyo mbona, umugore wanjye akaza nanjye nkareba ko natera imbere nk'abandi. hanyuma ni ukuvuga ngo waje hano kubera ko n'ubundi hari ingero z'abantu wagiye ubona agiye akorera ibintu byabo bigacamo, nawe ufite icyizere se ko biri gucemo? nanjye mfite icyizere yuko rwose agomba kubikora, ndikumva ubu umutima wanjye watangiye no gucya. kubera icyo utagiye mu rusengero ngo usenge nk'abandi se wenda bikugera? ya gusenga rero ni ukuvuga ngo hari uguceza Imana na bintu. ni ukuvuga ngo mbere y'uko njya ku Mana nabanje kwiruka. uyu nawe ni umukozi afite uwo akorera, yavuze ko akorera abantu batagaragara. niba mbona yuko hari umuntu yafashije akagira izo modoka 6, nkaba mbona hari n'abantu bajya gusenga nkabona bameze nkanjye, niyo mpamvu nahisemo kuza hano. hanyuma ngarutse kuri wowe, ese wigeze usengaho? ubuzima busanzwe warasenga kati? none se wemera Yesu cyangwa Yezu nk'uko tuzi ko abantu bafite imyemerere itandukanye, wewe wemera Imana? ariko kuba nakubashye ukicara muri inzu hanze byonyine, icyo gitumye mbaza ibyo bigambo. urwangiza yindi kukubaza kugira ngo usobanure. uragaki ndi umuhungu w'Imana n'abantu birahindutse. oya mbabarira reka twumeze tuganire. nashaka kukubaza ku kantu. ikibazo mpamagara bakuru. ongeze guhamagara rwose. mbabarira rwose, twigendere kamera, twigendere, ibintu birakomeye niko. mbabarira rwose, mbabarira. aha ngira ngo murabibona rero kuganira n'abapfumu bitoroshye. ndagira ngo noneho ngira ngo mwabonye imbaraga zabo, ni ibintu byoroshye. ndagira ngo mbabwire ngo mwakoze kubana nanjye tukajya nayo, nubwo bitoroshye ariko mu by'ukuri ni ukujya twigiriza Imana tugasenga, kubera ko nta zindi mbaraga zindi, kuko umunyarwanda cy'umugani ngo ibyo abapfu biribwa n'abapfumu, ariko ndarebye nsanga n'ubundi ntacyo byatanga uko byagenda kose, kubera ko tuzi ko Imana ari itanga byose. kandi ni ukuri ndabashimiye. ngira ngo rero murabibona urugendo nakoze kugira ngo nze aho umupfumu yari aherereye, bikarangira angurukanye, ariko ndavuze nti nta kundi, reka turebe uko tubigenza, nigendere nta kundi.